nyumbi imana ishimwe komeza mureke inzira zanyu mbi mwihane ibyaha bihane nta kindi bagomba kwihana bagomba kwihana ibyaha byabo bakora buriya barabikora. amahoro y'Imana umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abari mu Rwanda n'abari hanze igihugu cy'u Rwanda mwese uko mudahwema kubana natwe mudukurikira umunsi ku munsi. Tubashimiye rero ko mwateye agatebe kugira ngo tubane kandi twongere kubana n'umuhanuzi w'Imana umukozi w'Imana. Tumaze iminsi tubana ariko noneho hari haciyeho iminsi tutari kumwe kubera ko yari yaragiye mu rugendo rwo gukorera Imana. Ariko mbere ya byose dushimye Imana ko twongeye kubonana nta gikuba cyacitse ari amahoro. Abenshi bari gukora urugendo ntibarusoze uko babyifuzaga, abandi bagakora urugendo bikarangira barukoreyemo ibyaha, ariko twebwe turashima Imana ko twongeye guhura nta gikuba cyacitse. Reka tumusabe kugira ngo yongere dusohoze. Murakoze Imana ibamera umugisha kandi nanjye ndabakunda. Ndabwira abantu ngo ndabakunda cyane cyane cyane. Yego. Ariko ikintu nakwifuriza abantu mu nkurikirana mujye mwihangana natwe mu inkunga yanyu nayo ibikeneye rigabura yo gukanda subscribe Yego. cyangwa comment. Yego. Ibyo nabyo tuba tubishaka cyane kugira ngo duteze imbere iyi televiziyo tuba twaje kwicaraho. Yego. Kuko iradufasha tukabazanira ubutumwa bw'Imana tukabwira iby'Imana iba yadutumye badahari bumva byakwanga. Hari umuntu wamamagaye muri Zambia arambwira ngo abantu bo mu Rwanda abakozi b'Imana ndabakunda. Bivuga ngo ntabwo yavuze twese, yavuze umwe n'umwe wenda birashoboka uyikorera mu kuri no mu mwuka. Yego. Ambwira ati ibiganiro byanyu muvugiraho Imana ndabikunda, mujye mubitwoherereza twumve icyo Yesu avugana natwe. Ndamubona Imana ikumugisha ni byiza cyane. Yego. Ndabizi neza ko hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, kandi muri ibyo 1,000 sinirata abo ndata Yesu. Yego. We wanyemereye akamamagara akicara muri njyewe kamukorera mu kuri no mu mwuka. Suko benshi batabiretse cyangwa ngo bamwe babivange, barebe iby'isi babikunde, barebe n'iby'Imana babikunde. Si ibintu bibiri. Yego. Ibaze gukunda iby'Imana ugakunda n'iby'isi. Icyo gihe rero abantu batabizi navangu n'abakozi b'Imana, icyo gihe ukunze iby'isi cyane iby'Imana barangije kubyica. Yego. Ndi muri ba bagore rero batakunze iby'isi, Yego. ahubwo nakunze iby'ijuru kuko nibyo binryohera. Yesu arandyohera cyane. Amen. Yego. Amen. Kubaho ni Kristo. Kubaho ni Kristo. Gupfa ni inyungu. Gupfa ni inyungu. Ku mukristo wese w'ukuri. Umukuri mbese Ni ukuri. wemera Imana. Ibyari inyungu bikakubera igihombo ngo wabireba ukabibona nk'ibibambwe. Nabireba ku musaraba. Ni ukuri. Nareba bya bindi bamvuga, nareba bya bindi basebya, bavuga ati dore uko gisa, ubwo byose nkabireba nk'ibigize gute Nk'ibibambwe. kandi Yesu aravuze ngo ushaka kunkurikira wese Yego. yiyange. Yego. Gukurikira Yesu biba byoroshye. Tugomba kumukurikira babyanga babyemera, tugomba gukurikira Yesu. Arega na Yesu aza mu isi, ibyo mujye mubimenya. Na Yesu aza muri iyi si nta muntu wigeze amwemera. N'ibyo yakoraga byose ntawamwemeraga. Aravuga ati nagende. Ariko iyo uzi ko uyu mugabo ukurikiye, njyewe ibi mvuga ibi bintu by'Imana, imyaka maze mu kuvugira Imana nahuriyemo ibihanda byinshi, muramo n'ibigeragezo byinshi, ariko ndavuga ngo mpfa kuba naramenye Imana. Uyu mugabo namenye ni umugabo ukomeye, ni umugabo w'intwari, aruhura abarushye n'abaremerewe. Icyo gihe nari naniwe kandi nari ndushye, niyo mpamvu nanjye mvuga ngo nzamukurikira uko byasa kose. Uzamukurikira mu bibi no mu byiza. Yego. Abandi bajya mu murenge bakajya gusezerana bakavuga ngo
ngo wa mugabo we ngo tuzabana mu bibi no mu byiza. siko mujya gusezerana, sindasezerana mu mbabarire, siko babivuga. Yego. nanjye nasezeranye na Yesu, Yo. ndamubwira ngo haba mu bibi cyangwa mu byiza, Yesu sinzakureka, Yego. nzabana nawe. hari aho wankuye, hari n'aho wanshyikije. Ariko ndifuza ko tuzagirana ubuhamya, ikiganiro cy'ubuhamya. ubuhamya ni ukuri abantu bakagira ibintu byinshi. buriya ngira ubuhamya buruhije, Yego. bubabaye, Yego. ariko nzi neza ko nzabubaha. Yego. nzabubaha. ndi umugore ukunda Imana, waciye mu bintu bibi cyane, ariko nkanga nkavuga ngo Yesu wanjye, sinzakuvaho, sinzakureka, sinzagutererana. Yego. nawe rero umuntu uzankurikirana, uzambabarire ibigeragezo uri gucamo byose, ndakwinginze, intambara uri kunyuramo, uzambabare, ntuzareke Yesu, uzamubeho akaramata. nzi ko hari ibyo azakora, bya bindi bikugoye mu rugendo, mu kazi ukora, mu rugo urimo, wenda uri mu ntambara, uri mu kazi ugacuruza bikanga ugahomba, ariko komera kuri Yesu. jya mbabwira ngo komera kuri Yesu, mwikomezeho. burangira nkunda ara jambo riri muri Matayo Yego. ibice 8, bivuga ngo Yesu ngo amanuka ku musozi, abantu benshi bari bamwiteze, kandi koko barangije bagira gute, baranamukurikira. Yego. baravuga ngo uriya mugabo nta wundi niwe ugomba gukemura ibibazo byacu dufite, kandi koko Yesu ajya abikemura. nshuti yanjye wirambirwa, Yesu ajya abikemura. nubwo uyu munsi inzu yawe bayishyize ku isoko ya kereti, kuko ndi kubibona. Yego. uri umugabo, uri umugore, ndi kureba wowe ufite kereti, ufite amarira menshi. nubwo ubona uyafite, ariko komera kuri Yesu. Haleluya. musenga, umwizere, uvuga ati uyu munsi nubwo bimeze gutya, ariko ejo bizagenda neza. Yego. ntabwo inzu yawe izajya ku isoko. Amen. nubwo uri muri banki ukaba uvuga ngo ese ngo ejo ndishyura iki, nje kukubwira ngo humura, Yesu ari kumwe nawe. Amen. ntabwo inzu yawe uyu munsi igomba gutezwa cyamunara, kandi ndabikubwiye ukomere. ntabwo inzu yawe iri butebwe cyamunara. Amen. ntabwo urabona ubutabazi bw'Imana. Amen. Yego. Yego. ni njye wa mubyeyi rero, Yego. nakomeje ndavuga iyo mvuze Imana ndarondoka. iby'Imana wowe mutabirangiza. Reka ngusabe kugira ngo noneho reka nibwire abakunzi wibwira abakunzi bacu, nurangiza usenga Imana. murakoze cyane. amazina yanjye naho banegeye Solange, mama w'abana 5, murambibwira. nawe utarambonaho uyu munsi amenye ko ariko witwa. ndakwinginze uyu munsi umenye, kandi wicare wumve Yesu. Yesu araryoshye. Yego. reka dusenge Imana dutangira. Mana data twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ikomeye, uri rubasha Kristo. reka ngushimire uyu mwanya tugiye kwinjiramo, uri bukubane natwe, Mwuka Wera uganze utegeke. icyo tubanje guheza n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu, gukora kwa Satani toka katika jina la Yesu. izo mbaraga ndazinanije, ahubwo gukora kwawe aba ariko kuruka kukabana natwe muri ibi biganiro turimo. bana natwe Kristo, kuko ndabizi neza hari abananiwe, hari abagowe, ariko mwami w'abana, namenye ko uri umugabo w'intwari, menya ko uri umugabo ushoboye byose. yo ababyeyi batureka, ariko we ntiwatureka. inshuti zatureka, ariko we ntiwatureka Kristo. niyo mpamvu aya masaha ubwe ngo uru kubane natwe muri iki kiganiro tugiye kwinjiramo. urakoze nyir'ubutware, urakoze nyir'icyubahiro, dore ko byose mbisanize izina ryawe Kristo. Amen. urakoze cyane kubw'isengesho ryiza cyane uduhaye. reka ngusabe kugira ngo nk'uko bisanzwe tukaba tutajya dukora ibiganiro birebire, reka ngusabe uhite ujya mbere utugezeho mesaje Imana yaguhaye. reka tujye mu ijambo ry'Imana riri muri Yesaya. Yesaya 30, nibyo ariko Yesaya 35, umurongo wa 15, numva ari buke. reka dusome. Yego. Yesaya 35, umurongo waho
wa cumi na gatanu. Yego. Abantu baratwihanganira nyine akazuba kari kwaka Izuba ariko riri kuva, gasubirayo. inshuti z'Imana mutubabarire. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Kandi nabatumyeho n'abagaragu banjye b'abahanuzi. Yego, buretse gato aravuga ngo kandi nta wundi wabivugaga. Yego. Yari Yesu. Sibyo? Yego. Iravuze ngo kandi nabatumyeho abagaragu banjye. Abagaragu ni bande? Ni twebwe inshuti zanjye. Yego. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Komeza. Nkazinduka kare nkabatuma nti. Nkazinduka kare kare. Nuko Yesu aba yadutumye kare kare. Nkazinduka kare kare. Yego. Nkazinduka avuga ariko wabivuga hari abari kumva n'abatari kumva. Yesu tugirira ibambe. Komeza. Nimugaruke umuntu wese areke inzira ye mbi. Nimugaruke buri muntu wese areke inzira ye mbi. Ni inzira y'iki? Ni inzira y'ibyaha. Imana ishimwe cyane. Amen. Ni bya bindi uri kunyuramo bitari byiza Imana idashaka. Yego. Ariko Yesu ubu tuvugana akaba ashaka guca mu nzira nziza ukareka ingeso mbi. Ese uri umusambanyi? Ese uri umujura? Ese uri umurozi? Njye sinari nzi ko n'umurozi ashaka kugendana uburozi mu nzu y'Imana. Barabugendana. Akajya kuroga abana b'Imana. Umwigisha yahaguruka agiye kwigisha bakamuroga ahagaze ku ruhimbi. Ntabwo nari nzi ko bibaho. Imana dutabara. Ntabwo nari nzi ko umudiyakoni mugenzi we yamuroga akamwica agapfa bakamuhamba. Ntabwo nari nzi ko ibyo byabaho mu nzu y'Imana. Ariko Yesu ari kubabwira ngo nimugaruke mureke inzira zanyu. Imana yikabihorera ariko Imana irabizi. Mwihana imirimo yanyu kandi mwe gukurikiza izindi mana ngo muzikorere. Yego. Bere gukurikiza izindi mana ngo bagire gute? Ngo bazikorere. Ntabwo nari nzi ko umurokore cyangwa umuntu wamenye Imana ajya mu bapfumu akajya gupfumaguza. Ese urajya kubaza iki? Iki Imana itakubwiye ninde muntu wakikubwira? Wa mugore we, iki Imana itakubwiye ku rugo rwawe umupfumu yakikubwira? Wa mugabo, iki Imana itakubwiye mu kazi ukora umupfumu yakikubwira? Kwakikubwira akakuroha. Rakuroha. Ese wa mukobwa ugiye gushaka umugatireka maze njye mu bapfumu? Ese iki Imana itakubwiye uyu munsi umwana w'umuntu azakikubwira? Iki Imana itakubwiye umwana w'umuntu azakikubwira? Wa musore, iki Imana itakubwiye umwana w'umuntu azakikubwira? Satani azakikubwira? Izo ni izindi mana, izi ziri hano muri Bibiliya abantu bakurikiza. Aribwo bwa burozi ndi kuvuga. Yego. Ariko nta kindi Yesu ashaka ko bihana. Amen. Ashaka kagira gute? Ashaka ko yihana ibyaha byabo. Kuko Imana yo iri kubibona ikabireba bikamunukira. Ari kubibona akabona bidakwiriye kuba warizeye Imana, kuba wariringiye Imana, kwarakurikiye Yesu ukavuga ati nyamara nkunda Imana n'umutima wanjye wose, warangiza ukajya mu bibi. Ese wa mugore, umugabo nimba atagukunze, reka tube tuvugisha ukuri, nimba umugabo atagukunze, ese ni byiza kujya gucisha inzaratsi ngo uzimuhe? Ese inzaratsi zirubaka? Yesu atakubakiye ntabwo inzaratsi zakubakira. Njye nkubwiza ukuri, nta wundi ugomba kubaka urugo uretse Imana. Njye buriya mu buzima bwanjye wenda ubwo buhamya nzabubaha. Naravuga ngo umugabo natankunda azabyihorere, azarorere. Nageze gute? Nagiye gucisha inzaratsi, nanyanga otsoke azabyihorere, ahubwo nzasenga Imana ankunde cyangwa bireke. Yego. Imana mu gihe Yesu ankunda, muri byaro ngo kubw'imbabazi ze nyinshi n'amahoro. Yesu mu gihe agukunda. Yego. Haleluya. Amina. Imana ishimwe cyane. Mu gihe Yesu agukunda, icyambere uri amahoro,
mu gihe Yesu agukunda ntacyo yakwima, urwo rugo yarwubaka. mu gihe Yesu agukunda yaguha akazi keza. mu gihe Yesu agukunda yakujyana mu bihugu by'amahanga. mu gihe Yesu ntacyo atagwa. mu gihe Yesu agukunda yaguha urubyaro wararubuze. nta kintu Yesu atagukorera. mu gihe Yesu agukunda yagukundira abawe bakwanze mu muryango. Yesu yaba agukundisha wowe. icya mbere ni uko Yesu agira gute agukunda kandi akakwishimira. yego. komeza hepfo gato. niho muzaba mu gihugu, niho muzaba mu gihugu nabahaye. ese icyo gihugu turakigereranya n'iki? mwe n'abasogokuruza. yego. yego. igihugu ni igihugu cyo kuba mu bwami bw'Imana. yego. ni igihugu cyo kuba muri Yesu mu gakiza. yego. Imana ishimwe cyane. amina. iryo reka narekera ndaje mbwirize. iyi Bibiliya nta kindi Yesu atubwiye, ni ukuba mu gakiza, ni ukwiyegurira Imana, ni ugukunda Imana. ni mu nkunda nzabakunda, abashakana umwete bazambona. ese Yesu nutamushakana umwete uzamukura hehe? ese azagusanga muri bya byaha? ese nimba Yesu yaragusize ahantu, ese naza kukureba azagukura hehe? azagusanga hehe? nshuti yanjye, muvandimwe mwiza, wanyemereye inshuti yanjye, murankunda ndabizi, wanyemereye ko uyu munsi nakuzaniye ubutumwa bwiza, ko nakuzaniye inkuru Yesu yaguhaye, wambabari ugakunda Imana, ukava muri bya bindi byo, ukava muri za ngeso mbi. yego. ngo muzaba niho muzaba mu gihugu nabahaye mwe n'abasogokuruza. ariko ntimwanteze amatwi. ariko nimwanteze amatwi, habe no kubyumva. yo Mana Uwiteka we, haleluya, amena. ngo ariko nimwagize mute bavandi? mwanteze amatwi. ntabwo mwanteze amatwi. yemwe ngo habe no kubyumva. habe no kubyumva. iyo ngeze hano ndababara. ngo habe no kubyumva, ntabwo mwanteze amatwi, habe no kunyumva. nimwigeze munega amatwi. naravuze, narabahamagaye, ndakubwira ngo va mu byo urimo, ntabwo wigeze unega amatwi, habe no kunyumva, habe no kugira gute, habe no kubyumva. abantu babiteye umugongo. abantu babiteye umugongo. Imana itubabarire. Imana nidutabare. Yesu bamuteye umugongo kandi akibakunda. Yesu bamuteye ariko reka mbabwire, ni ukuri kw'Imana, buriya amazi amaze kugira gute, nayazanye amazi, se mwagize ngo nzajya mbazanira ibimenyetso byose. iki ni igikombe, iki ni igikombe, urakireba ko cyuzuyemo amazi. yego. ariko kwa kundi utumviye Imana, kwa kundi wabirebye ukabica amazi, ukavuga ngo nta kintu bikubwiye, ese uriya muhanuzi ibyo avuga ni ibiki? uko aya mazi ubona ari kumeneka, ni uku byose bigiye kujya bimeneka, kandi bikameneka kugira bwaba ubutunzi, bwaba amafaranga, bya bindi wiringiye, ni uku Yesu agiye kujya bimenya. bya rere botaya baya mando yasikaje zido, uku ngo byose bigiye kujya bigira gute bimeneka. Imana nirangiza iby'uwike. Imana idutabare. kubera iki? kubera kutumvira Imana. Yesu Kristo. wiringiye ubutunzi, wiringira amafaranga, umukene arakugeraho ukavuga ngo ntacyo wamuha, nyamara wakagombye kubikiranukamo neza. umushonje akugeraho, yakugeraho ukavuga ngo ntacyo bivuze, kandi nyamara akagombye gukiranuka neza, ukavuga ngo ntacyo bivuze. ariko nyamara reka nkubwire, Yesu aramanutse. bya bindi wasuzuguye, bya bindi waciye amazi, bya bindi wabonye ko nta gaciro bifite, Nyagasani arimanukiye kandi araje vuba bidatinze. njye ndabikubwiye. Imana idutabare. Imana nigire gute? nibatabare. Imana nibatabare inshuti zanjye. Imana niba uko ubonye ari amazi ari kumeneka, byose niko bigiye kumeneka. Imana iri kubimena, igiye kubimena.
kugira ngo umenye imana icyo ari cyo. wararebye uravuga ngo ndaryama heza, ndarya nta kibazo, ariko nyamara ntabwo ariko imana ikubona. Imana iri kugushaka. Wa mugabo imana iri kugushaka, waba uri umudiyasipora aho uherereye hose imana iri kugushaka. Waba uri i Burayi imana iri kugushaka, waba uri Amerika imana iri kugushaka, waba uri i Burundi imana iri kugushaka, waba uri muri Kongo imana iri kugushaka, waba uri muri Tanzania imana iri kugushaka. Wamenye imana. Mu gihe wamenye imana nta kindi, korera imana, yishake, yivugire. Nicyo Yesu agushakaho. Wikwirebaho. Nta kintu imana idata. Ubutunzi butarimo imana ntacyo buvuze, aba ari ubusa. Ntabwo nta kindi imana iri gushaka ngo wowe ngwino uyibe hafi. Igire gute? Ikugirire neza, igutabara, irwanye ibyakurwanyije, ihiga ibyaguhize, za ntambara ufite izikurwanirire. Rwaruba, haleluya, uru rubanza ufite imana igire gute? Irukuburanire. Imana yabwiye ngo wowe uri mu rubanza, kiranuka imana ikuburanira urubanza. Kandi abona imana ikuburanira, ariko nta kindi imana ishaka ko kiranuka. Warubatse biranga, ariko imana ije kuguha amafaranga, ariko umaze kujya gute? Kuyikiranuka. Izera imana, yizere, uyiringire, ugikurikire. Hari icyo imana ije gukora kuri wowe. Imana itugire neza kandi imana itwiteho. Yego. Bayubusa ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushaka buntu, unyuhagire ibyaha, mutabazi negupfa. Imana ishimwe. Reka dusenga. Amazina amaraso byo mu rubavu rwawe binyuze uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzatsinduka undi. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese mwiza, Imana ifite imbaraga, Imana ikomeye, nyemerera cyane. Imbabazi zawe zigere ku bwoko bwawe, imbabazi zawe zigere ku bana bawe, imbabazi zawe zigere ku bagabo, imbabazi zawe zigere ku bakobwa, imbabazi zawe zigere ku basore, imbabazi zawe zigere ku babyeyi. Zibagereho nyakubahwa, zibagereho, kandi zikimara kubageraho zihindura ibyanze guhinduka. Uwiteka, zihindura ibyanze guhinduka. Kristo mwami w'abantu, ndabizi ko bagushaka, ndabizi ko bagukeneye, ariko nyemerera imbabazi zawe Kristo tayasirije zimora zibagereho kandi zibagaragareho cyane, babone ubwiza bwawe, babone gukora kwawe, babone ineza yawe. Mwami w'abantu, urakoze mwami, urakoze kubw'ubabariye abana bawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. We mutima urira uze kwa Yesu, amakuba mubwire buhoro ibikuriza, bwira Yesu byose n'inshuti n'ibigutera. Rere bota yasire. Imana irambwiye ngo bwira Yesu ibyawe, mubwire bya bindi biri kukuriza, mubwire bya bindi biri kugutakisha,
rere bota ya mando yasikajeje Imana irambwiye ngo nimumve bwoko bwanjye arabwiye ngo ndabababariye ariko arababwiye ati bana banjye ati bwira Yesu byose hari bya bindi bikuririje hari za ntambara ziri kukuriza hari bwa bukene buri kukuriza hari ya madeni ari kukuriza rere bota ya mando yasikajeze Uwiteka arakubwiye ati humura wari kumwe nawe kandi aramanutse kandi uramubonye kandi Yesu arakubwiye ngo amanukanishije ubutabazi aragutabaye kandi agutegeye amaboko rere bota ya mando Yesu agutegeye amaboko harakwakira hari amarembo yawe yari yarafunzwe Yesu arayafunguye rere bota ya mando yasikaje zimora arakubwira ati niwumve mwana wanjye ya marembo yari yarafunzwe Uwiteka arayafunguye ka kariba kawe kari karafunzwe Yesu arongera agapfukuye wa mubyeyi wa mupapa niwakire ubwiza bw'Imana niwakire gukora kw'Imana niwakire ubutabazi bw'Imana kandi atayabayamanda Yesu aragukunda Yesu aragukunda Yesu aragukunda Yesu aragukunda Yesu arakwakiriye kandi rere bota yasiri Imana itanze ubwenge mw'ababyeyi mwe Imana itanze ubwenge mu bana mufite Imana ishimwe kandi Imana ikuye impfu mu bana banyu rere bota yasiri yo wa mupapa we barakuroze ariko Yesu aje kurogora ni Imana irogora rere bota ya mando yaseka nawe wanyweye imiti Yesu arambwiye ngo ninkubwire ngo yireke Imana ikwikiriza ubwayo ukari Imana ikiza rere bota yasiri bantu benshi muryamye mu bitaro Imana imanukiye gukiza Imana imanukiye gukiza Imana imanukiye gukiza Imana irambwiye ngo uri mu kagare wowe uryamye ku gitanda maze iminsi uryamye warwaye pararize Yesu agukuyeho pararize rere bota yasiri Imana iragukije haguruka ugende kuko ni Imana ibivuganye nawe rere bota yasiri jezimora we wahumye amaso Yesu ahumuye amaso yawe wapfuye amatwi Yesu ahumuye amatwi yawe Imana iguhaye kumva cyane rere bota ya mando yasikaje zimora wa mubyeyi wakira kubyara umaze iminsi wasenze amasengesho y'iminsi 3 ariko Yesu arambwiye ngo aguhaye urubyaro aguhaye kubyara umuhungu rere bota ya mando Imana ikuye impfu ku babyeyi mwe muri mu bitaro mwe mugiye kubyara Imana ikuyeho impfu z'abana rere bota ya mando Imana ikugiriye neza kandi Imana iragutabaye wa mukobwa we bakuzinze umaze iminsi usenga ukavuga ati se byagenze gute Yesu ari kumbwira ngo humura Yesu arakuzinguye rere bota ya mando yaseka kirakuzingurwa n'Imana kandi Yesu akugiriye neza kandi Yesu aragutabaye rere bota ya mando yaseka warize ariko uri gusaba akazi Imana iguhaye akazi niwakira akazi Imana iguhaye akazi kandi vuba bidatinze yo Imana ikugarutseho bundi busasa rere bota ya mando yaseka nimwakira ubwenge bana banjye ni Imana itanga ubwenge kandi mbahaye ubwenge ni Imana itanga ubwenge nawe garukiraho ujya mu bapfumu garukiraho Imana itazaguca amaguru rere bota ya mando yasikaje zimora garukiraho wanga icyaha nigisa nacyo kuko ndagukunda cyane rere bota yasiri Imana irambwiye ngo bana banjye ndabakunda kandi ndabakunda irambwiye ngo ndabakunda nimwakira amahoro yanjye kuko ndayabahaye nawe udafite amahoro mu mutima muhaye amahoro no mu ibikomere by'ababyeyi no mu ibikomere by'abakobwa rere bota yasiri mvuye kanseri mu bana banjye amen rere bota ya mando mvuye kanseri rere bota yasiri mvuye imivuduko mu bana banjye kuko ndoweceka we wanyiringiye ukankurikira by'ukuri ndagutabaye kandi ndakurengeye amahoro yanjye nabane nawe kuko nyaguhaye shalom shalom urakoze cyane mukozi w'Imana ugumemo umuntu yakwifuza kuvugana nawe umuntu yakwifuza no kugira icyo akubwira Imana imwemeje tamutsa nimero yawe ya telefone murakoze cyane nomero yanjye ni 079 597 8207 ndikoresha haba kuri WhatsApp wanyenera nta kibazo ndahari rwose
wakoze cyane kubana natwe kandi Imana iguha umugisha. Naho ubutaha nawe inshuti yacu wari udukurikiye utarakora subscribe ukora subscribe, hamagara umukozi w'Imana agusengere. Ni umwe mu bakozi b'Imana bahagaze neza, ntabwo ari nka babandi. Ni ukuri kandi ndabizi ko ibintu byose bizagenda neza cyane. murakoze cyane.